twagize byiza bya yakiriye Moses neza ndutira yakiriye Mbabazi neza abo umurezi gitaramo bari kwakorana cyane muraho neza nshuti bakunzi bacu turabashimiye cyane uburyo mukomeza kudushigikira Imana ibahe imigisha wowe utarakora subscribe turagusaba kugira ngo ubashe kuyikora turakora amanywa nijoro urabona ko izuba ryabaye ryinshi cyane ariko tuba turi kukive kugira ngo tubazanire ibintu byiza nkuko mubibona muri uyu mwanya turi kumwe n'abantu b'Imana ababyeyi inshuti abavandimwe abakozi b'Imana tubana dukorana umunsi ku munsi aha turi ni kuri Iranzi Show no kuri Muriwe TV tubahaye kaze kugira ngo ibyo turi buze gukora muri uyu mwanya mubashe kubigiramo inyungu nyinshi cyane ariko aha turi Bujumbura ku kibuga cy'indege twaje gutega abantu ariko abo bantu simbazi reka baba aha banzi batwibwire nimamara batubwire uwo baje gutega muraho neza muzeye neza namahoro yego twashye ko mutuje cyane oya hano ibisanzwe wow amatwi yatekereje yego turabahaye kaze kuri Iranzi Show no kuri Muriwe TV murakoze cyane mwagize neza kutwemerera kugira ngo tubashe gukorana yego abatakuzi wenda bakubonye bwa mbere ubasha kubibwira je nitwa Nyagikundira Solange mama w'abana batatu aha ngaha uri waje gukora iki turi ku kibuga cy'indege nk'uko batanguye bibabwira twaje gutega umukozi w'Imana ariwe mutware wanje avuye mu bikorwa by'Imana muri Kenya murakoze cyane turabashimiye ku mubano mwiza murakoze buri uramwemerana nk'umukozi w'Imana cyane gose Imana ishimye cyane arakoze cyane niwe mubyeyi waje kugira ngo atege umutware wiwe yavuze ko ari umukozi w'Imana ariko kandi niwe mutware wiwe babanye mu rugo hanyuma turamushimiye cyane by'ukuri ku butwari kazi akomeza kugaragaza murabona ko yabashije no kuza kugira ngo amwakire bite boss sawa meze gute neza kunezerewe cyane nibisanzwe ni witwa nde ko batakuzi je nyitwa Sabuni wa Yesu Sabuni wa Yesu niryo zina ryawe iryo bazi Sabuni wa Yesu aha turi hehe none turi ku kibuga cy'indege twaje gukora iki twaje gutega Daddy wa Sabuni wa Yesu uwo nawe ninde ko batamuzi Daddy wa Sabuni wa Yesu batamuzi yitwa Kofi umukozi w'Imana twaje kumutega uyu munsi avuye hehe avuye muri Kenya gukora iki mwivuga butumwa waje kumutega cyane wiyumva gute nanezerewe pe uranezerewe cyane tangaha rero yes guys umunezero n'ibyishimo ni byinshi turi kumwe n'umubyeyi ndetse n'umuhungu wawe buriya uyu ni umuhungu wanyu cyane gose murabyemera Sabuni wa Yesu umuhungu wa Daddy wiwe Pastor Kofi niwe mfura yanyu ariko tubwireho gato n'umwana wanyu ni umwana wacu nk'uko bivuze muramukunda turamukunda cyane turashigikirana muri byose mu bikorwa bya buri munsi yego Sabuni wa Yesu Daddy Pastor Kofi ndetse na mama kuri Sabuni ubatekerezaho iki ndabakunda cyane kurenza byagenze gute kugira ngo muhure ni mu bikorwa by'Imana tu mu bikorwa by'Imana bambera ababyeyi kugeza n'ubu buriya ko wavuze ngo mu bikorwa by'Imana wowe ukora iki jewe ndi
ndi umukristo wo mu ikanisa niko kazi ukora saundi ngo akora umurimo w'ubukristo bwo mu ikanisa ego umurimo niwe no umurimo ni bano umurimo nkora ndi umucuranzi uri umucuranzi ucuranga pade nje sinazi nuko wabivuga izo bindo yaje izo bindi na jewe curanga gusa ibintu za kawaida gusa Imana ishimwe cyane okay twemerera imbere yuko nzi ko tuzakorana ikiganiro tuzogikorana ari umuntu umwe waje mu Rwanda ngo se nguzokora uko ryari ngo something ngo icazi ngo ni something ngo ariko ngo ntazi isamdi none nawe tuzokorana ikiganiro ko ntuzi umunsi ntawunzi guys mumwitege yuko umunsi azotwemerera muzobona tumuzanye murakoze cyane turabashimiye reka tugume tumutegereje utekereza kuri bukore ikintu umubona nimubona ndamuhobera uramugirira ihejambo byiza cyane yo kumwegereza okay donc nibanga ntiwori yes hanyuma mwebwe kuba uyu munsi wa none ndibaza yuko hari ubuhamya bwinshi pastor yagiye aduha haho Imana yabakuye kuba uyu munsi wa none mushaka kuba mugeza aya masaha muje kumutega avuye mwivuga butumwa kandi yagendeye mu nzira nyine nazo zidasanzwe mwiyumva gute nishimye ku Mana nta na birebire twabivuga ibyo ari kuko ahora yabibabwiye ko iyo ari muri ibyo bikorwa yama yabasiguriye aho Imana yagiye dukora hatandukanye n'ibyo naje ndabihamya hari aho yadukuye uyu munsi hari naho itugejeje kandi hari naho itegekanya kuzobageza yes murakoze cyane reka dukomeze tubashimire ku bifatanye mukomeza kutwereka kandi twizere neza yuko turi buze kugirana umugisha w'Imana ukomeze ubane nabaho bari kudusanga kandi natwe turabiteguye bizogenda neza Imana ibahe imigisha yes kuko twabibabwiye inshuti bavandimwe bakunzi bacu ko uyu munsi twaje ku kibuga cy'indege kugira ngo twakire umukozi w'Imana ubu rero yahageze ariko ararushe namwe murabizi ingendo nyine ukuntu biba bimeze cyane n'ibikorwa bari barimo ariko reka tukora akaganiro gato kugira ngo tumwakira tubwire uko byari bimeze hanyuma niturangiza dukomeze n'ibindi bikurikira tuguhaye ikaze pastor murakoze cyane Imana ibahe imigisha myinshi mugize neza cyane mugize neza kutwakira no kuduha umwanya kugira ngo tubashe kuganira ahubwo ni mugize neza mwaje gutwakira no gushimira na twese cyane bose turabakiriye Bujumbura kandi murakoze uzi ko muri Kenya ari heza cyane murakeye ibintu bimeze neza ahubwo ni gute mugarutse vuba buriya tuba dufite ibindi bikorwa hano tuba dutuye hari byinshi tuhagarariye n'imiryango biriya ni byiza kuja gukora igikorwa carangira ugataha yego ubushize twarababonye bwo mwari mugiye kandi mugiye muri Kenya mwivuga butumwa urugendo rwo mu ndege biba bimeze gute dutera amatsiko ni bisanzwe buriya gusinga baragikabza nico kimwe n'imodoka wicaye nuko iyo iguruka ndigira amadodani n'ibiki ariko nayo yakupfura mu kirere ibintu byinshi iyo ikupuye biza bigenda gute ni bisanzwe umva n'igenda y'ibitambuko gikupura ni bisanzwe nta birenze yes muvuye hano mwari mwerekeje Kenya mu ruhe rusengero twari mu rusengero rwa Gosheni Kasarani niho twari turi niho twagiye mu giterane niho twagira ibihe byiza zo kuba muri icyo giterane twabonye ubwoko bw'Imana Imana abanye natwe abantu bari Kenya turabashimiye barakuze neza babanye natwe baradushigikiye kugeza ubwo tugarutse twaje batabishaka ariko kubera ibikorwa nubwo twatandukanye bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka turi kumwe bakomeze bagubwe neza muri Kenya mwahagira ibihe byiza abantu bari bangana gute sinavuga ngo bari benshi mu kabze mutecho gusa icyo navuga ese yaravuze ati ni mu babiri nanjye nzobandi hagati yabo donc bari barenga babiri ari kurenga babiri bakaba batatu ari no kurenga babiri bakaba ijana ari no kurenga babiri bakaba umuriyoni reka dufatira aho ngaho ko ari hejuru gusa bari hejuru babiri yes icyo giterane cyari kiremeshejwe na mwebwe abari bavuye hano Bujumbura wewe pastor nk'umuvuga butumwa Mbabazi nk'umuririmbyi ndetse na Moses nk'umucuranzi ariko twabonye nyine ibihe byiza no mu mwanya mutarashika twarimo tubikurikirana bandutira ababeya byari bimeze gute kugira ngo mubashe kumanaginga ibyo bintu byose abantu bose bakore kandi bagerweho
Bibiliya buriza uvuga ngo kwica gahunda si byiza. si byiza Gusa twari kumwe n'Ambabazi ntitwazanye ndore kuko twagiye gutandukanye baje mu yindi ndege no wenda bari bushike yego ariko twagize byiza kubana na Mandutira na Dr Beya na Moses byari ibintu kugira bidasanzwe ari umunezero byari ibintu bikomeye biri mu Imana twabonye mu bitangaza by'Imana ijambo ry'Imana ibintu byose byageze neza ku mwanya kandi buriya abantu babona umugenzi waje for example muri umugenzi wawe yaza ugasanga ucokoye ugasanga wikandagira haza umucuranzi umugenzi wawe ukavuga ati ugasanga ushaka kugira agashari ariko kuri ikintu naje gutahura abasirikare ku rugamba yego haje umusinepa mugenzi we cyangwa se akaza special force ije kugira ngo intervene aho bagize plane cyangwa se bananiriwe abasirikare bazanezerwa kuruta ibindi bintu no kuvuga ngo twagize byiza Beya yakiriye Moses neza Ndutira yakiriye Mbabazi neza abo umurezi gitaramo bari kwakorana cyane ndabishimira Imana kandi abari barenze urwego rwo kuba abacuranzi no kuba baririmbyi bageze ku rwego rwo kuja mu ijuru abo ni abacuranzi gusa abo ni abacuranzi ni abaririmbyi n'abavuga butumwa hari abantu bakirana ku isi yabona umugenzi agasanga ngo nibisanzwe ni umurimo w'Imana ufatikanya uririmbya soprano nkaremba tenare zose ni birafatikanya ucuranze baze ngacuranga accompagnement zose ni cyo tukazamura bwami donc abacuranga n'abacurangirwa aribo babyina abaririmba ijwi rya ryo ryose bose bakwiye kuba ari abakozi Imana bebasha ubuzima bwatuja mu ijuru ico kimwe n'abantu bagiye ku rugamba turabasinepo batandatu aho turi umwanzi ndiyo tunisha kandi mwese mugomba gukundana mukanashigikirana gukundana tugashigikirana kuko umwanzi ari imbere yacu umwe karasa umuntu umwe nimbara abadayimoni batatu twarasa icari rimwe izina ry'Imana ntabwo ico ariko urumwe ugira ngo urase bagiye batanu tugire bisaba umwanya umwe kera yagukomekeje ariko muri batanu muzamukubita gutya bivuga utumwe urasubirayo tu yes hanyuma ushika muri Kenya bwari ubwa mbere ndibaza bwari ubwa mbere ni kihe kintu cyakunejeje juste ugishika nkuko ushitse Bujumbura nuko uhaza uhamenyereye ariko hari ibindi bintu nkuko ntiwaruzi ko duhari wahadusanze ndibaza ko byakunejeje so ukigera muri Kenya ntiwari uhazi bwari ubwa mbere ikintu cya mbere cyakunejeje cyangwa bibiri nibiye ikintu cya mbere cyanejeje n'abantu banyakiriye yego buri kintu cya mbere rikora yaranditse ngo wicaye ahantu iminota 10 yego umaze kumenya kuzogaruka cyane ahantu uburyo kuzohasubira cyangwa utazosubira yego ikintu cya kabiri ahantu hose ubugiye ntibakwakire neza kuri ijisho umushitsi z'umubikira inkoni ariko ntumubikira ijisho uzubona baratwakire mu kutwakira byatuye neza cyo kimwe abakameramani cyangwa se abanyamakuru baje kutwakira abo twatugende mu giterane baratwakire twasanze batwiteguye mu rwego rwiza cyane batwishimiye kuko byishimo batugaragarije cyo kintu cyane cyatumeje gusumba ibindi tuguhaye kaze Bujumbura murakoze cyane ni ibihe bishashe tuzaniye nta birenze ni bya bindi ni wa munezero ni bya bitaramo kuko dusanzwe tubikora novuga ko turi kumwe iminsi yose mu bitaramo ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byose kiruta byose umunezero w'abana b'Imana mama pastor ngahe gira ijambo uvuze kugira ngo twakire umukozi w'Imana umuvyeyi nta birenze no kumwakira no kumuha karibu urabona yagiye kuva kuwa kane kubagiye kuwa kane yagiye kuva kuwa kane urumva iminsi si mikeya yahuye n'ibikorwa byinshi yari yavuye ni karibu mu rugo aruhuke uyumva gute kuba uyu mwanya turi kumwe mu kiganiro kandi tumwakira avuye mu rugendo cyane cyane rw'ivuga butumwa ndanezerewe cyane ko Imana yabanye nawe kandi yamufashije kandi yamukoresheje igikoresho cyayo cy'agaciro ndabizi ko hatabuze umuntu umwe cyangwa babiri bafashwa cyangwa bakira imitima cyangwa bakugwaho imitwaro bari bafite kubw'impamvu zivuga butumwa cyangwa z'indirimbo zaharirimbiwe cyangwa z'umuziki wahavugiye kuko naje narabikurikiranye habereye ibintu bidasanzwe naje ntamenyereye nariko ntungugwa gusa wibaza tese niwe cyangwa siwe ego Imana rero yabikoze ikamwitiza icubahiro n'icyayi iteka ryose yego pastor twarimo tuganira na Sabuni mu mwanya aratubwira ngo uri daddy wiwe donc ubu nyine uri daddy wa Sabuni wa Yesu navuga ko ndi se buriya yego umuntu wese agira umuzana yego hari uburyo kubyara umuntu mu buryo bw'umubiri akaba kubyara umuntu mu buryo bw'umwuka
nibaza ko namuza mu by'umwuka umwana wanje yavuye Uvira zano niko twamwakiriye ko twamugije hano zano n'ubundi turi kumwe mu bikorwa byinshi tuba turi kumwe n'abandi bose n'abana banje abacuranzi bose harimo abana harimo batungana ariko cyane cyane numva ko abenshi ni inshuti zanje abacuranzi ba Bujumbura ari bamaze twajanye mu rugendo ari bandanyuzwe ari ba Faustin ari ba Mugisha ari ba Macara ni ukuvuga abacuranzi ba Bujumbura ndetse saba Bujumbura gusa bambutse ukaja muri Kenya mu Bugande n'abari muri Amerika n'abari muri Sweden nimba n'abandi bari England abo nabo nabavandimwe kuko n'abantu bafite impano idufasha kugira ngo amarangamutima yacu azamuka kugira ngo tutekereze kumana twebwe duturanye namwe tubona ari sabuni n'isawa nkuko abo bose waruvuye kuvuga bigenda gute kugira ngo uhabwe umuziki w'abantu bose kandi ubashigikire kuko jewe hirya yawe nta muntu ndumva kuvuga nabi surtout muri bano bantu bacuranga bigenda gute kugira ngo wumve buri muntu wese wo mushigikira kandi kunyina bwa ati nico kumwe n'abasirikare yego umwe afite fare undi agakibariga undi ki mwese murashimwa mu Rwanda mwanze bizemera neza umusirikare mugenzi wawe nubwo mwe yamba zamunani wacu ngunda amatena batandukanye ariko mubonye uvuga ngo uri yacunze umutekano bose bakaba bafite igikorwa kimwe bafite igikorwa cyo kurinda igihugu shaka kuvuga ko bose bacuranze rucuranga Bangladesh rucurangiye Kigali rucurangiye Kenya bacuranze bose ndabahabwa nubwo amatena batandukanye harucuranga kompanyema rucuranga baza rumeranja zose kuko ari amatena batandukanye nzamenya gusa ko twese turinze umukumbi w'Imana kandi byose bikadosha mu izina ry'Imana bikomeze ihabwa ishwayiro nta numwe ndazanumva nta numwe ndahabwa bose ni inshuti n'abavandi kuko nanje bose bambabwa bamenye uko nitere bakamenya uko bacuranga numva bose ndabahabwa cyane urugendo rw'ivuga ubutumwa rutangiye ryari Numva ko narutangiye kuva mvutse ari undi twavuganye ubushize nawe muririmbye ngo yatagiye kuririmba ngo kuva mvutse wemenye ngo kuririmba mbere uko amenya kuvuga kuko kuva mvutse sinavutse par accident sinavutse wenda mfite ubushake bwinshi cyangwa se babyeyi naje kubwa intego y'Imana ijambo ririze vuga ngo umuntu wese utuye mu isi wese uko waba umeze yaba rutarizera yaba ari uwizeye objectif ni nukuramya Imana kigira kabiri abataramenya Yesu uvutse Imana ikintu cyameze gushiramo nukuvuga ngo uje kuba ambassadeur uje gupresenter Imana mwese nukuvuga ngo nubwo nari ndaratanga kuja kudututi kera wari umuvuga butumwa wari wararitangiye nari nararitangiye kuko hari ikindi ngo umuntu azabwiriza mu no tanga example hari ikintu uzukora umwana ukavuga ngo ni inkubita runaka kera ugatangira kumva ikintu kibi ni cyiza nukuvuga ko kera utangiye ivuga butumwa kumva kubita mugenzi wawe ni bibi kandi nta wabikubujije kumva kumutuka hari n'igihe ubwira mugenzi wawe kandi mukira abana batoye kamubwira ngo kurwana ni bibi ntukubita mugenzi kera kujya ubuvuza ubutumwa ububujije gukora ikibi ubujije gukora ikibi ugakora icyiza uri bikoze ikintu cyiza uba uri indege wagiye mu ivuga butumwa uba uri indege mu ivuga butumwa uba wafashe train uba uriye bateau vedette ni kurya imodoka gikomeye uri ukoze ikintu cyiza ukoze ivuga butumwa ukoze ikintu kibi wamamaje satani uyu munsi ariko reka tubanze duheze sabona akanya gatoya kugira ngo dusoze sabona bimeze bite yambu cyane ni sawa namahoro kune ko mbona uhindutse kandi wari unezerewe aha turi ku kibuga cy'indege twaje kwakira uwo wita umubyeyi wawe dadi vuga ngo papa dadi yes wiyumva gute kuba twaje kumwakira muri uyu mwanya uranezerewe kubw'ibyishimo utangarira cyangwa ishimwe arera ni mu gitaramo yes wiyumva gute muri uyu mwanya ndumva ameze neza cyane Pastor Kofi dadi wawe mwamenyanye kuva ryari akera uhita umuhabwa ko bivuze nyine ngo kuva mvuse niho namumenye kubera ko Imana yampujije nawe yego uyumva gute ko muri kumwe muri uyu mwanya ndanezerewe Sabuni yitonze tugana ku musozo mu mwanya duhagaze hano Sabuni yari yarambiwe akinjira akagaruka ndetse madame aravuga ati suko Sabuni taje kumukora mu kibuga cy'indege kandi bitemewe by'ukuri bigaragaza yuko abishimira cyo tubamenyesha nico tubabwira nuko abantu babakunda abantu babazirikana babara abacuranzi babara abaririmbyi babara abavuga butumwa n'abapasteri ndetse n'abandi bantu bose bafite izindi impano zitandukanye kuko ni nyinshi mugire ijambo rimwe cyangwa biri mushikirije abakunzi bacu kugira ngo tubareke muje kuruhuka
turashimiye cyane ku ikaze n'abadukurikirana Imana ibamugisha natwe turabakunda yego ari abaririmbyi ari abacuranzi yego ari abakozi b'Imana batandukanye turi kumwe umurimo icyo ushoboye turakomeje icyo ndashoboye kwiga ndariga icyo udashoboye ugenda wiga ubu zose dushobozwa na Kristo w'imbaraga yego ni ukuvuga ngo dutegereje imbaraga ziva ku Mana kugira ngo dukomeze umurimo w'Imana turabakunda kandi turabubaha murakoze cyane maze mugubwe neza Imana ibahe imigisha naho ubutaha